ibintu bitatu bindera gushima Imana. Icyambere ni ubuzima Imana yanguyemo. Data yanjiye ari saa munane z'umugoroba, nari mvuye gusenga, noneho nari narangije kwiga, none anyereka ibyo njyamo, umuhamagaro ukarusha bya bindi imbaraga. Noneho kubera gusenga cyane bariba ibi bintu, papa arambwira ati ntabwo uri uwanjye, arambwira ati ndukagaruke iwanjye. So mama arambisha kumvisha saa 9 ndabyuka ndagenda, nawe ntabwo yari azi iyo ngiye. Yego. Ariko Imana yari imaze igihe imbwira, ituma abantu abwira ngo ni igihe Imana ishaka kugira ngo uvaho mu rugo, kuko ndashaka kugukoresha ndashingiye kuri gakondo ya so na nyoko. Yego. Hari uburyo Imana igutabara, ariko ikagutabarira mu mugisha wa so na mama wawe, akaba ariho Imana ikuzamurira. Yego. Imana irambwira ngo ndashaka kuzakugirira neza, cyangwa ndashaka kugira aho nzakumenyekanisha bidaturutse mu byo wize, bidaturutse aho uva n'aho werekeye. Yego. So mbona n'Imana iranjigikira n'amaginga n'uyu, niyo naba n'icyo, ariko navuga ngo nabonye gukora kw'Imana binyemeza ko n'ibisigaye Imana izabikora. Iyo uhagaze imbere y'amateraniro uba wabaye undi muntu mushyashya, ku buryo ushobora no kwambara umupira ukagenda ukaba ibyuya nawe ubwawe utabizi. Ese iyo nyuma y'amateraniro nawe iyo wirebye cyangwa se urebye imirimo n'ibitangaza Imana yagukoresheje, wowe ubwawe wumva ntabwo babiguteye, uri kuvuga ati iyo mbireba mbona atari bivuga ngo inkweto zose zitagukwira niko n'abantu bose batagukunda cyane. Hari abantu kandi ugasubiremo uvuze neza, uko inkweto zose zitagukwira niko n'abantu bose batagukunda. Ufite amagambo y'ubwenge ndagukunda. Iteka ryose ukeneye kwigaragaza Imana ibivamo ugasigara wenyine. Yego. Ni hahandi ushobora gutaha ugataha nyirinzi ariko kubwira ati twishyura, ati ndaye. Kubera iki? Ntabwo washatse ko Imana iyobora ubuzima bwawe, wakeneye ko wowe wibariza. Kandi iyo wibarije wibariza nabi, ariko Imana ikubariza neza. Yego. Ese uramutse umusengeye arwaye indwara ikomeye ntake, byatewe n'iki? Ntabwo ngiri mu rwego rwo gusengera indwara ndikira, kuko amanywa n'ijoro mbora njishikajwe nuko umuntu akeneye Imana agomba kuyibona. Yego. Hari abantu, aka kantu ngagusubize neza, hari ubyuka akajya ku bapfumu, ku bapfumu yagerayo abapfumu bakamucirira kandi bakajya amafaranga ye, ariko ntanakire. Ariko ukunda Imana ikora, yujya uyiganye uyishaka irakwiyereka. Wabonaga ko ibirori bye bipfuye, umuntu wabonaga ubuzima buhagaze, umuntu wabonaga ko birangiye, irandumye ngo ngubwire ngo komeza imihigo yawe, komeza ibirori byawe, komeza indego yawe, komeza ufate, komeza wegera Imana, witinya abarozi, witinya ibikurwanya, witinya iyo ndwara. Imana ije gutsembaho ibyo bibi biri ku buzima bwawe, Imana ije gutsembaho uwo mubabaro. Umaze igihe urwaye uri mu bitaro utegereje gupfa, abategereje ko bumva itangazo ryawe ko bakubika byarangiye, iravuze ngo ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira Prophete Fiston. Reka mbifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Reka dushimire abantu bose badukurikiye, waba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda. Reka nkubwire ngo Uwiteka Imana ikomeze ikurinde, kandi Imana ikomeze iguhereze umugisha. Birashoboka ko umeze neza cyangwa se utameze neza bitewe n'impamvu cyangwa se bitewe n'iminsi n'ibihe, ariko uyu munsi bishobora kutagenda neza, mu gitondo bikagenda neza. Kubera Imana ibintu byose birashoboka, nta kindi gishobora gutuma utabarwa cyangwa se ubona amahirwe usibye gusenga no kuba hafi y'Imana no kwizera Imana byonyine. Hanyuma rero nk'uko mubibona, uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, umuvugabutumwa, umuhanuzi, Prophete Fiston umushumba. Imana iguhereze umugisha. Yesu ashimwe. Yesu ntahibazwe cyane. Umeze gute? Meze neza, ndashimye Imana. Wambaye neza, urasa neza. Nawe urasa neza. Agapira kameze neza. Kabisa urasa neza. Nuwambara neza ugatambuka umuntu ntabikubwire, uzamenye ngo uwo muntu agufitiye ishari. Byose no kubera Imana. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana Prophete Fiston. Nk'uko mubibona, abantu benshi basanzwe bakurikira by'umwihariko YouTube, Facebook, TikTok n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ntabwo waba utazi izina Prophete Fiston. Ubundi Prophete Fiston ni muntu ki? Nyuma yo kuba wasengera abantu mu rusengero, nyuma yo gusengera abantu mu materaniro, nyuma yo gusengera abantu by'umwihariko wenda kuri telefone bitewe n'aho bari, cyane ko njya mbona utanabikunda cyane, ariko mbikubajije wenda kubera ko bishobora no gushoboka bitewe n'impamvu. Ubundi nyuma yo gusengera abantu mu rusengero cyangwa se nyuma yo kuba uri mu materaniro, Prophete Fiston ni muntu ki? Prophete nyuma yo hanze y'amateraniro ni umuntu usanzwe wicishirije bugufiya,
porofeti utagira amagambo menshi. Hari igihe abantu bajya bampamagara kuri telefone bakumva uko mvuga n'uko mvuga mu rusengero bakumva birahabanye. Kumva umuntu arambaje ngo ko numva atari we, ni njyewe, kuko umuhamagaro wo mu nzu y'Imana no hanze biratandukanye. Yego. Ikindi cya kabiri, porofeti ni umuntu ukunda abantu b'Imana, umuntu ukunda Imana ndamukunda. Yego. Ndi umuntu usabana. Kabiri, ndi n'umuntu uca bugufi buriya cyane, utagira n'amagambo menshi. Yego. Ntabwo ngira abantu y'amagambo yo mazimwe ngo porofeti ni uwo. Yego. Ushima Imana cyane. Ushima Imana cyane. Ni ikihe kintu, ndashaka wenda umbwire ibintu bitatu, mu bintu bitatu bigutera gushima Imana bya mbere ni ibihe? Ibintu bitatu bindera gushima Imana, icya mbere ni ubuzima Imana yanguyemo. Data yanjiye ari saa 8 z'umugoroba, nari mvuye gusenga, noneho nari narangije kwiga, none anyereka ibyo njya mu muhamagaro ukarusha bya bindi imbaraga. Noneho kubera gusenga cyane bariba ibi bintu, papa arambwira ati ntabwo uri uwanjye, arambwira ati ntukagaruke iwanjye. So mama arambisha, kumbisha saa 9 ndabyuka ndagenda, nawe ntabwo yari azi iyo ngiye. Yego. Ariko Imana yari imaze igihe imbwira, ituma abantu abwira ngo ni igihe Imana ishaka kugira ngo uvaho mu rugo, kuko ndashaka kugukoresha ndashingiye kuri gakondo ya so na nyoko. Yego. Hari uburyo Imana igutabara, ariko ikagutabarira mu mugisha wa so na mama wawe, akaba ariho Imana ikuzamurira. Yego. Imana irambwira ngo ndashaka kuzakugirira neza, cyangwa ndashaka kugira aho nzakumenyekanisha bidaturutse mu byo wize, bidaturutse aho uva n'aho werekeza. Yego. So mbona n'Imana iranjigikira n'amaginga n'uyu, niyo naba n'icyo, ariko ndavuga ngo nabonye gukora kw'Imana binyemeza ko n'ibisigaye Imana izabikora. Yes. Ubundi ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe cy'amatsiko kinakomeye. Iyo uhagaze imbere y'amateraniro uba wabaye undi muntu mushyashya, ku buryo ushobora no kwambara umupira ukagenda ukaba ibyuya nawe ubwawe utabizi. Ese iyo nyuma y'amateraniro nawe iyo wirebye cyangwa se urebye imirimo n'ibitangaza Imana yagukoresheje, wowe ubwawe wumva ntabwo babiguteye, uri kuvuga ati iyo mbireba mbona atari nje, mbona atari nje, kuko nanjye ngeze hariya cyangwa se ngeze mu bintu by'Imana, mu buntu bwayo ninjiyemo, numva atari nje. Ntabwo aba ari nje, numva hari izindi mbaraga zinjeho, gahinduka undi muntu. Niyo mpamvu Samusoni Delila yaramubajije ngo ubigenza uti y'Abafilisitiya baje, arababwira ngo numva hari ubuntu bw'Imana, hari izindi mbaraga zinjyeho nanjye simenye ibyo nakoze. Yego. Ni izindi mbaraga, kuko biriya bintu uri mu mubiri ntabwo wavuga amasaha 5 kandi ukoresha imbaraga cyane. Yego. Ari n'izindi mbaraga ukoresha warwara n'amara. Yes. Hari ijambo nkunda gukoresha rivuga ngo uko inkweto zose zitagukwira niko n'abantu bose batagukunda cyane. Hari abantu kandi ugasubiremo uvuze neza, uko inkweto zose zitagukwira niko n'abantu bose batagukunda. Umuntu ufite amagambo y'ubwenge ndagukunda cyane, kuko zigukwiye zose zidukwiye buri wese yajya yisangamo. Yego. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo njyunganireho, icyo Imana yaguhaye, icyo yanyimye, icyo yambaye, icyo yakwiriye. Yego. Mu yandi magambo, aho Imana yagambiriye kukugeza, njyewe porofete niyo nahaguruka ngakurwanya ntibyakunda, iherezo izahakugeza. Rero tubwire abantu barushwa no kwivanga mu buzima bw'abantu, bagashaka kwambara inkweto itari iyabo, uko wagerageza kose ntiyagukwiye. Yego. Ntabwo bishoboka. Ni nk'umuntu winjiye mu gihe kitari icyo, yambara ikanzu kandi ihenze ukabona si ibye, ntabwo imubereye. ni nk'umuntu urimo gushakisha imbere y'Imana, ubona atabirimo, aravuga ukavuga ati rwose warasigaye, namba yarahindutse ndi wabimenye. Ariko umuntu ubihagazemo aravuga ukumva umutima urahurutse gusa, nta kunanirwa kurimo. Yego. Hari akandi kantu uyu munsi nyihanganire nakwitumye najenje. Hari akandi kantu abantu benshi bakunda kuvuga, simpamya neza yuko umuntu ashobora kuza kukwicaraho udafite ikintu umurusha. Uvuze akantu uravuga ngo icyo yaguhaye icyo yanyimye, icyo yampaye nicyo yakwimye. Ni ukuvuga ngo hari icyo Imana yamaye sinanyurwa nacyo, kuko ndi kubona icya Prophet Fiston nkumva nicyo nshaka.
hanyuma kuko icya Prophet Fiston ntagifite birantera umutima mubi n'umushiha n'ishari byo kujya kumusebya. ariko se ngubaze wari uzi ko iteka ryose umuntu ukurwanya cyangwa se utanga amakuru yawe yego ari uwo muziranye inshuti magara? ikindi cya kabiri wari uzi ko indambara uhura nazo buri munsi zishobora gukomoka muri gakondo ya kavukire yawe cyangwa yasiko cyangwa mama wawe? Yego. Wowe ukirirwa ujunditse abantu witwararitse abantu ngo barakuroga bakugirira nabi kandi nyamara za mbaraga zirava muri gakondo muri kavukire yawe. Mu yandi magambo duhuremo n'abanyamasengesho bajundika abandi, umuntu amunyuraho kuko ari mu gihe cyo kubenguka, ari igihe ugeramo umuntu akakwita umurozi utari umurozi. Yego. Yakureba gusa n'umuntu yakureba akavuga ati reba arasana, kuko uri mu gihe cyo kuba udasa n'abantu basa n'Imana, uri mu gihe cyo kuvugwaho amagambo bashaka, no kubonye arabona ukorera Satani, no kubonye arabona ari irindi rari ry'ibyisi ukeneye, nabona Imana iri muri wowe. Kubera iki? Ntabwo Imana irihishura imbere ngo bayibone. Ni nk'umuntu ukora ari mu kazi yahawe ikiraka, uko yakora kose wakimuhaye niyo wasinye ku ndara, ni nawe ushimwa. Yakora neza yakora nabi hari ushimwa. Rero turi ku rwego ugomba gusenga udategereje kunezeza abantu. Mu gitondo wakwambika mama iribaya mu kanya akavuga ko ntacyo umufasha, ariko nukorera Imana izagushigikira. Turi mu isi ntabwo abantu bose babaho ngo bakuvuge neza. Nukenera ko abantu bakuvuga neza uzarinda upfa nawe ukuvuze neza. Uzabyuka wumve bari kukuvuga nabi kandi uzi ko wafashije abantu, bavuge ngo wiyerekanaga. Ibintu byose uzabikore udategereje amanota mu bantu, uzayategereze ku Mana, kuko iyi Imana ihembye ihemba neza kandi guhemba iguhembye. Ariko umuntu yagushimira mu gitondo ibyo agushimiye bikarangira. Hari akantu ukunda kuvugamo kamwe, uyu munsi nshobora kukunezeza kuko ndi inyuma ya kamera, ariko nasohoka ukamvuga nabi cyane. Ngo hari abantu ushobora kuba warasengeye, nyamara abandi wasengeye akanakira akaba ari uri kukurwanya. Aribo bakagombye no kubatumira abandi bakozi b'Imana bagenzi bawe bakaza mugafatanya umurimo, izina ry'Imana rigabwa icyubahiro. Reka gusubiza ako kantu. Yego. Je ntabwo ndebwa ubwoba n'uwo nasengeye agahoho, nezezwa n'uwo nasengeye agakira. Yego. Kandi sinjye ukora ni Kristo turi muri. Yego. Ayo mahirwe nagiriwe n'Imana yo kunyizera, ikamba umurimo wayo n'imbaraga zayo zo kunesha ibinaniye abandi, ngazikoresha ibikwiye n'ibyo yanduye. Iteka ryose y'umukozi akora neza yongererwa umushahara cyangwa kongererwa kondara, ariko yukora nabi kondara yawe igira gute? Irahagarara. Rero ntabwo natega ubwoba nuko uw'Imana yambaye gukozaho ibiganza akaboho yagiye akavuga, ahubwo ntabwo yishe profeti. Hari aho Imana ibishobora gushaka ikunyuze mu kanwa ka avuga nabi, hari ahandi ishaka kugira ngo imbagarike. None ikambuza n'umuntu ugenzura neza uko basobanya Prophet Fiston, kuko niko kuri, uko bamuvuga, uko bamucurika, kuko niko bikwiriye. Yaza kubipima agasanga wa wundi uri guhonyorwa siko bikwiriye, akaba mfunguriye irembo ry'umuntu w'umumaro. Kabiri, hari umuntu uza mu buzima bwawe mukamarana ukwezi kumwe kabiri akagufasha, ejo akagenda, wowe ukarenga arangitse. Oya, nico gihe Imana rimuhaye kuza kumara ku buzima bwawe. Ubundi mu buzima bwawe hari abantu bagomba kuza kugutegurira, bakaza kukwereka ko n'inzozi ufite zizasohora, wowe wirira, ejo akagenda. Hari undi uzaza agasoza isezerano ry'Imana yavuganye nawe. Turimo kumvikana, kubera ko ntabwo abantu bose bicaye mu bisubizo ariko bawicajwemo n'umugisha w'Imana. Abantu bicaye mu mahetaje si uko bayicajemo n'umugambi w'Imana. Harimo abahemutse kugira binjire muri ibyo bintu, harimo n'abakoze neza kugira ngo babigeremo. Kandi reka nkubwire, ahantu uzabatandukanyiriza, uwakoze neza iherezo rye rirangirana neza, ariko uwakoze nabi rirangira nabi. Niyo mpamvu gutegwa amabuye n'umuntu wafashije ntibikagutera ubwoba. Kuvamo induruvanyo z'abantu, ikintu cya mbere cyagutera ubwoba ni uko ibyo bakuvuga bari ukuri. Nusanga ibyo bakuvuga bagushinja ari ukuri, serious, iyo utagarutse imbere y'Imana upfukindutse. Ikintu najye kubona mu ibi bintu by'Imana ni iki? Wakwishushanyamo mu gitondo saa sita nimugoroba ejo ikaguturitse. Niko kuri. Kuko hari ikintu maze kubona ku bantu benshi bavuga Imana bakeneye kwigaragaza badakeneye kugaragaza Imana.
iteka ryose iyo ukeneye kwigaragaza Imana ibivamo ugasigara wenyine. yego. Ni hahandi ushobora gutaha ugataha nyirinzi ariko kubwira ati twishyura ati ndaye. Kubera iki? Ntabwo washatse ko Imana iyobora ubuzima bwawe, wakeneye ko wowe wibariza. Kandi iyo wibarije wibariza nabi, ariko Imana ikubarije ikubariza neza. Yego, kubariza neza. Dukeneye abantu babarizwa n'Imana. Hari abantu bari kwibariza babireke, bareke Imana ibabarize. Yego. Akandi kantu wambajije ko abantu barwanyana, iteka ryose umuntu ushobora kuguhagurukira akagushoraho urugamba, ni uko uba ufite ibyo adafite. Yego. Akeneye ahantu ariko wahamusanga, akeneye ko ibyo ufite yabikwambura kugira ngo umusange ahari, cyangwa se uje n'inyuma ye. Yego. Ariko umuhanga yaravuze ngo nubona uwo wasize ahagurukijeho urugamba cyangwa akokejeho umuriro, zamanura amazi azimye. Yego. Ndufite umwanya wo kujya guhangana, ufite umwanya wo kuvuga Imana ikaza igatsinda. Uyu munsi hari umuntu udukurikiye wabuze amahirwe yo kuba mwasengana. Hari umuntu udukurikiye wabuze uko wamwitaba kuri telefone ngo musengane. Hari n'umuntu udukurikiye wambajije ngo nimunahura umumbwirire ngo ngewe niyo nazongera kumuhamagara nizeye ko kuba mfite nimero muri telefone yonyine igitangaza na cyakiriye. Ese uyu munsi aguhamagaye hagize nk'umuntu guhamagara, birashoboka ko hari abantu badukurikiye bari mu Rwanda cyangwa se bari no hanze y'u Rwanda. Wenda nk'umuntu uri hanze y'u Rwanda cyangwa se uri kure y'u Rwanda udafite ububasha n'ubushobozi bwo kuba yabona transport imugeza byihuse, ariko arembye, akaba yaguhamagara akagira nk'amahirwe ukamwitaba ukamusengera. Ese uramutse umusengeye arwaye indwara ikomeye ntakire, byatewe n'iki? Ntabwo ngiri mu rwego rwo gusengera indwara ndikira, kuko amanywa n'ijoro mbora njishikajwe nuko umuntu akeneye Imana agomba kuyibona. Yego. Hari abantu aka kantu ngagusubize neza, hari ubyuka akajya ku bapfumu, ku bapfumu yagerayo abapfumu bakamucirira kandi bakajya amafaranga ye, ariko ntanakire. Ariko ukunda Imana ikora, yujye uyiganye uyishaka, irakwiyereka. Kandi ngwibutse kano kantu, ibyo mbajije mu ijuru bakavuga ati umuntu ntabwo agomba kubaho ni ugupfa. Yes, ntabwo namuha message ko ari ugupfa, kandi ngomba kunogosiya n'Imana ngayibwira, kuko icyo mbaga ndi ambasaderi y'Imana. Babaza Imana kubera ko uyu muntu indwara arwaye igihe kinini yanze gukira. Yego. Uri kumwe? Imana ikambwira ati nibi ariko hasabwa iki? Nanywa amazi akiri. Yego. Gusa kandi atari uko atazengurutse mu bitaro, atari uko atayanyweye, ahubwo kuko igihe kigeze hari akanwa kagomba kwatura gukira, agakira mu izina rya Yesu. Ntabwo numva ko hari umuntu waza imbere yanjye natadakiza. Yego. Mbora mfite ishaka n'ibyiza, uje imbere yanjye wese ababaye akabona Imana, uje imbere yanjye ashonje akabona ibyo kurya, uje imbere abuze icyerekezo akabona icyerekezo, uje imbere y'Imana inyura muri njye igakorera muri njye, agomba gutana urufunguzo rw'ibyo ashaka. Yego. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Tudatinze navuze amagambo menshi, reka nkwakire kugira ngo tugeze icyo Imana yagushize ku mutima. Birashoboka ko ari message cyane ko tugitangira wambwiye ati mfite ibintu biri kubyiganira bidasanzwe, biri kubyigana nabo zitangiro mbura ni heza. Niyo mpamvu nanjye ngiye kukwakira hakiri kare kugira ngo tugeze icyo Imana yagushize ku mutima, by'umwihariko n'abantu badukurikiye uyu munsi bashinga agatebe bumve uko Imana ivugana nabo. Uyu munsi ni njye Imana yavugana nanjye, uyu munsi nawe Imana yavugana nawe, bitewe n'uko wizeye cyangwa se nigeze kumva ukunda kuvuga akantu keza ngo mbere y'uko ufashwe ubanza ufate. Ngo iyo ufashijwe mbere ntabwo umenya ibyo bari kukwigisha. Rero niyo mpamvu tugiye gufata mbere yo gufashwa, tugafashwa bwo nyuma bitewe n'ibyo twafashije. Tutagiye kure message nzanye. Yego. Message iravugira ngo aho ikibazo cyaciye ni naho amashimwe anyuze. Reka aho ikibazo cyaciye ni naho amashimwe anyuze. Sinzi niba unyumvise neza. Nk'urugero urugero, ikintu cya mbere Bibiliya igaragaza Aburahamu na Sara batabyara. Yego. Inda yari irimo ubugumba banini yivamo umwana. Yego koko. Haleluya. Amen. Ikindi cya kabiri, biza kugaragara uri mideni rya banki. Yego. Bikaza kugaragara rya deni rya banki gishuwe gaciye kuri ya banki. Biza kugaragara umuntu akwanga aciye mu nzira imwe, bikaza kurangira asubiyeyo akanayigarukamo ajya kukubwira ko wabohotse. Yego. Ibiganza byaguteye amabuye
biza kugaragara biyagutera ariko bikaza kugaragara byongera guca bugufi imbere yawe. yego Ndashaka kukubwira irindi jambo. yego Biza kugaragara umuntu ajya kukwicisha mu bapfumu na za biheko n'amahembe ajya kuyakoherereza, yego bikaza kongera kugaragara yari yiteze kuza kuyirimba ibyo iwawe amaze gushingura, bikongera kugaragara aje mu kirori cy'abana bawe uri gushingira uri yego muzima. Bibiliya igaragaye ijambo rikomeye hano muri Nahumu mu bice bibiri. Hari ijambo rivuga ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza yamamaza iby'amahoro. Aravuze ngo Yuda we, ntabwo ari Yuda, ni profete we cyangwa se wungurikiye, yego komeza ibirori byawe, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe. Yatsembweho pe pe yatsembweho pe iravuga ngo izatera abanzi b'Abisirayeli. Reka mbwire umuntu udukurikiye, yego ahantu yabonaga hari ikibazo niho Imana icishije igisubizo. Ahantu yabonaga nta cyerekezo niho Imana icishije inzira. Uyu ni Nahumu, Imana ivuganye nawe iramubwira ngo Nahumu we, dore mu mpinga y'umusozi amaguru yuzanye inkuru nziza yamamaza iby'amahoro. Aravuga ngo komeza ibirori byawe. Reka mbwire umuntu wabonaga ko ibirori bye bipfuye, umuntu wabonaga ubuzima buhagaze, umuntu wabonaga ko birangiye, irandumye ngo ngubwire ngo komeza imihigo yawe, komeza ibirori byawe, komeza indego yawe, komeza ufate, komeza ushatiye, komeza wegera Imana, witinya abarozi, witinya ibikurwanya, witinya iyo ngwara. Imana ije gutsembaho ibyo bibi biri ku buzima bwawe. Imana ije gutsembaho uwo mubabaro. Umaze igihe urwaye uri mu bitaro utegereje gupfa, abategereje ko bumva itangazo ryawe ko bakubika byarangiye. Iravuze ngo ya umunyabibi atsembwe ku buzima bwawe. Hari utifuza amahirwe mu rugo rwawe, hari utifuza ko wakubaka ng'abana, ariko irandumye ngo ntangaze iyi message ku buzima bwawe. Igihe cy'umubabaro kirarangiye, igihe cy'agahinda kirarangiye. Lemanda kuwa dena fo ebane star, n'igihe Imana ishiririje imbaraga z'umwijima zarwaniraga ku buzima bwawe. Abari bifuza gusenya urugo rwawe ngo rutatane, iravuze ngo ya irabakatiye. Imana igira ibindi ikatira ku buzima bwawe. Imana ikatira abanyeshari ku buzima bwawe. Imana ikatira abakurwanya ku buzima bwawe. Iravuze ngo ibirori wawe birakomeje mama. Nawe wambara agatimba ng'abandi, ushingire ng'abandi, wambara ikamba ry'ababyeyi ng'abandi, mu izina rya Yesu. Imana yemeye kubohoza ibyawe. Hari inkuru nziza ijye mu buzima bwawe. Wari umaze igihe uri mu mubabaro, wari umaze igihe uri mu rubanza rwanze kurangira, akira inkuru nziza ku buzima bwawe. Wari umaze igihe ucuruza ugatahana ibihombo amarira, akira inkuru nziza ku buzima bwawe. Wabonaga mu nzu ntacyo kurya ntacyo kunywa, hari ibirenge, hari inkuru nziza ije mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Akira kubaho. Reka ngusengera Imana. Mana mu izina rya Yesu, uri izina rikomeye, uri izina ryo kubahwa. Ndasengera umuntu wese ungurikiye, yaba ari mu Rwanda yaba ari Burayi, ndasenze ngo bihinduke, yumva inkuru nziza ku buzima bwe, yumva inkuru nziza mu rubyaro rwe, yumva inkuru nziza umaze igihe arwaje indwara yaranze none yumva inkuru nziza yo gukira. Ndabohoza ubuzima bwe, reka bugaruke. Ndategekesha kubaho kw'Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. amen.